Ikirere cy'u Rwanda kiranduye birenze igipimo ngenderwaho. Tariki 22 Nyakanga uyu mwaka, isuzuma ryihariye ku byuka bihumanya ikirere hakoreshejwe ikoranabuhanga ryerekanye ko Kigali yari mu ibara ritukura, mu gihe New Delhi mu Buhinde ahasanzwe hazwi ko haba umwuka uhumanye cyane ko byari mu ibara ry'umuhondo, bivuze ko mu Buhinde byari byiza kurusha mu Rwanda. Hari n'ubundi bushakashatsi bwakozwe na guverinoma y'u Rwanda muri 2018 bugaragaza ko umwuka abantu bahumeka mu gihugu ushobora kuba uhumanya inshuro 5 ugereranyije n'igipimo giteganyijwe ku rwego mpuzamahanga. Muri 2023 imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abantu barenga miliyoni 3,300,000 bagannye serivisi z'ubuvuzi kubera indwara z'ubuhumekero. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo cyugarije ubuzima bw'Abanyarwanda rero, Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA, hagiye gutangira gushyirwa mu bikorwa uburyo bushya bwo gupima imyuka ihumanya ikirere ituruka mu binyabiziga byose. Ibi bishobora kuzatuma ibinyabiziga byinshi bishaje bikurwa mu muhanda burundu. None se uyu muti usharira bene aka kageni, kuwunywa bisaba gufunga amazuru ukirengagiza uwo mushari maze ukawurohayo ugamije kwivura, uzagabanya ihumana ry'ikirere ku rwego rungana iki? Iri suzuma se n'ikiguzi kibizasaba nyiri ikinyabiziga, dore ko nacyo gikomeje kuvugisha abatari bake amangambure. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. U Rwanda ruritegura gutangira gushyira mu bikorwa uburyo bushya bwo gupima imyuka ihumanya ituruka mu binyabiziga byose. Ibyo bikazaba ari intambwe ikomeye mu kurengera ibidukikije no gukumira indwara zituruka ku guhumeka umwuka wanduye cyangwa se uhumanye. Ubwo buryo bushya burimo gutegurwa nibwo bugezweho kandi buzatangira gushyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka turimo wa 2025. Ni uburyo buzafasha ubuyobozi kumenya ubwoko n'ingano y'imyuka ihumanya buri kinyabiziga gisohora hashingiwe ku bipimo bya siyanse. Abafite ibinyabiziga rero bazajya basabwa gukora ibikenewe mu gihe cyose bigaragaye ko ikigero cy'imyuka ihumanye kirenze icyemewe. Bitandukanye n'isuzuma rusange ry'umutekano w'ibinyabiziga contrôle technique risanzwe rikorwa rigasuzuma ibintu bitandukanye nk'amapine, feri n'ibindi bijyanye n'uko ikinyabiziga kimeze. Ubwo buryo bushya bwo rero buzajya bureba iby'iyo myuka ihumanya ubwayo, bupima ibinyabutabire biri mu muyoboro w'imyuka isohoka mu binyabiziga. Ibyo binyabutabire birimo nka carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxides na PM2.5. Ibyo bigiye gutangira gukorwa ni ingenzi kuko umwuka urangwa mu kirere cy'u Rwanda uhumanye cyane, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu turere tuwukikije. Guhumana kwawo kwageze ku rwego ruteye impungenge. Imibare y'ubushakashatsi bwakozwe na guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko umwuka abantu bahumeka mu gihugu ushobora kuba uhumanya inshuro 5 ugereranyije n'igipimo giteganyijwe ku rwego mpuzamahanga. Raporo ku buziranenge bw'umwuka yakozwe na guverinoma y'u Rwanda mu 2018 yerekanye ko ibipimo by'ikinyabutabire cya PM2.5 bigera ku nshuro 5 z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemera nk'urugero ntarengwa rwa mikrogaramu 5 kuri metero kibe mu mwaka, kandi ibinyabiziga bifite moteri zishaje ni kimwe mu bikomeje guteza icyo kibazo.
Intego nyamukuru y'ikoreshwa ry'ubu buryo bushya ni ugutuma ibinyabiziga bisohora imyuka yangiza irengeje 0.1 gram per kilometer bigaragara, noneho bigasanwa cyangwa bitasanwa bikavanwa mu muhanda burundu. Ibyo bipimo bijyanye n'ibisabwa muri Euro 4 kuko ariyo u Rwanda rwahisemo kugenderaho muri izo ngamba bitewe n'uko rufite ibinyabiziga byinshi byakoreshejwe. Iyo ruramuka ruhisemo gushyira mu bikorwa Euro 7, byari gutuma ibinyabiziga hafi ya byose biri mu gihugu bidakomeza kwemererwa kugenda mu mihanda. Icyo gikorwa kandi cyo gusuzuma imyuka isohoka mu binyabiziga mu Rwanda kigamije guhuza iterambere n'ubuzima bwiza, aho iterambere ry'ubwikorezi ridatuma umwuka abantu bahumeka uba mubi. Gusa gushyira mu bikorwa ibikubiye muri Euro 4 bizafasha kongera ubwiza bw'umwuka abantu bahumeka, ariko bidahungabanyije imibereho y'abakoresha ibinyabiziga bishaje. Isuzuma ry'ibinyabiziga rizwi nka controle technique risanzwe rikorwa harebwa niba imodoka ifite ubuzima bwizewe bwatuma ikomeza kugenda mu muhanda. Hari aho bareba n'umwotsi, ariko ntibarebe ubwoko bw'umwotsi usohoka n'ibiwusohokamo bihumanya, byasuzumwe ku buryo bwimbitse. Ubwo buryo bushya rero buzifashisha ibyuma cyangwa se ibikoresho bigezweho bipima imyuka, ndetse bushobora no kwifashisha systems zizwi nka PEMS, Portable Emissions Measurement Systems, ku binyabiziga binini. Ni uburyo kandi buzaba buhagarariwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA, ariko buhurizwe hamwe n'uburyo bw'isuzuma ry'ibinyabiziga busanzwe bukorwa na polisi. Uburyo bushya kandi buzashyira u Rwanda ku rwego rw'ibihugu byubahiriza amasezerano mpuzamahanga ajyana n'icyiswe Paris Climate Agreement, asaba ko habaho kugabanuka kw'imyotsi ihumanya ituruka mu rwego rw'ubwikorezi. Ibi byose uti ni ikihe kiguzi bizasaba rero? Leta yashyizeho igiciro cyangwa se icyo wakwita nk'ikiguzi cy'ibisabwa bitewe n'ubwoko bw'ibinyabiziga n'urwego rw'ubushobozi bw'ababitunze. Moto zose, yaba iz'abantu bagendaho bisanzwe n'izikora ubucuruzi cyangwa ubwikorezi rusange, zizajya zishyura ibihumbi 16 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, by'umwihariko izikoresha moteri za 2-stroke. Imodoka nto ni ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, SUVs ni ibihumbi 51 n'amafaranga 588 ku mwaka, imodoka zikora taxi ni ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko zo zisabwa gupimwa kabiri mu mwaka. Amakamyo n'ibindi binyabiziga binini harategurwa uburyo bwihariye burimo no kubipima bihagaze, Real World Testing PEMS. Nubwo bishoboka ko hari abazagira impungenge z'uko ibinyabiziga byabo bizapimwa bagasanga bitujuje ibisabwa, bityo bagasabwa amafaranga yo kubisana, ariko inyungu n'ibyiza ubwo buryo bushya bwo gupima imyuka yo mu binyabiziga buzazana ku bidukikije no ku buzima bw'abantu harimo kubarinda indwara zo mu buhumekero, kugira umwuka wo guhumeka usukuye, kugira ibinyabiziga bikoresha esanse neza, ziruta kuri icyo kiguzi cyo gusana ikinyabiziga kitujuje ibisabwa mu isuzuma. Ubundi imiterere y'u Rwanda ituma imyuka ihumanya iguma hasi, cyane cyane mu mibande yo mu mujyi wa Kigali. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abantu barenga 3,300,000 bagannye serivisi z'ubuvuzi kubera indwara z'ubuhumekero mu mwaka wa 2023. Moto zonyine zihariye hejuru ya 30% y'ibinyabiziga biri mu gihugu, kandi ngo nizo zigize igice kinini cy'ikibazo gihari, kuko moteri zazo zishaje zisohora imyuka myinshi yangiza. Niyo mpamvu isuzuma ry'iyo myuka rizafasha mu kuvana moto zishaje mu muhanda no guteza imbere moto zikoresha amashanyarazi. U Rwanda rufite urubuga rukoreshwa mu kugenzura ubwiza bw'umwuka, Air Quality Monitoring Platform, arirwo airquality.rema.gov.rw. Hari na application ya telefone umuntu ashobora kwifashisha yitwa IQ Air.
kabiri itariki 22 Nyakanga uyu mwaka. Iryo koranabuhanga ryerekanye ko Kigali yari mu ibara ritukura, mu gihe New Delhi mu Buhinde ahasanzwe hazwiho ko haba umwuka uhumanye cyane ho byari mu ibara ry'umuhondo, bivuze ko New Delhi byari byiza kurusha muri Kigali. Bamwe mu baturage baribaza bati kuki bigiye gukorwa ubu? Ese ntibizagira ingaruka ku bantu batunze imodoka zishaje? Ese leta ntiyabishaka amafaranga ibicishije muri izo nzira? Ubuyobozi bwemeza ko ibyo bibazo byose byatekerejweho. Ubu u Rwanda rutarahise rugera kuri Euro 6 cyangwa Euro 7, nuko rwari ruzi ko byatuma benshi mu bafite imodoka zishaje badakomeza kuzikoresha, ahubwo rwahisemo gushyira mu bikorwa uburyo bwa Euro 4 bwemera gusana ibinyabiziga bijyanye n'ibisabwa kandi n'ibiciro by'iryo suzuma byagenwe. Harebwe ku bushobozi bw'abafite ibinyabiziga, cyane cyane kuri za moto no ku batwara imodoka ntoya zitwara abagenzi, City Cab Owners. Ikindi kandi ubwo ngo ntago ari bwo buryo bwo gukusanya imisoro, ahubwo ni ukugira ngo haboneke igisubizo kirambye kuri icyo kibazo. Ikindi ni uko niba imodoka y'umuntu runaka itsinzwe mu isuzuma, azajya ahabwa raporo y'imyuka ikenewe kugabanywa. Amagaraje yose azahabwa amahugurwa ku bisabwa muri iryo koranabuhanga, n'ibindi birimo nko guhindura amavuta hakoreshejwe ayizewe atarabonetse yose. Ibyo byose kandi bishingiye ku bushakashatsi, ntabwo ari igitekerezo cy'abayobozi gusa. Birasabwa ko hafatwa ingamba mu rwego rw'akarere, ariko u Rwanda rwafashe iya mbere. Nubwo u Rwanda rufite ibinyabiziga bike ugereranyije n'ibindi bihugu bituranye narwo, ariko rwo rwahisemo gutanga urugero. Umwuka uhumanye ntumenya imipaka y'ibihugu, kuko n'imiyaga isanzwe izana imyuka ituruka no mu bihugu bihana imbibi narwo. Hashyizweho amategeko mu rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ajyana n'ubuziranenge bw'umwuka, ariko ishyirwa mu bikorwa ryayo rikorwa ku buryo butandukanye. Ibyo u Rwanda rugiye gutangira gukora rero bishobora kuba intangiriro nziza y'ubufatanye mu rwego rw'akarere. Dore gahunda uko imeze rero. Gutangira ubukangurambaga kuri za moto biratangira muri Kanama y'uyu mwaka wa 2025, naho mu ntangiriro za 2026 hakomerezaho ubukangurambaga ku bindi binyabiziga birimo nk'imodoka z'abantu ku giti cyabo, izikora taxi, ama SUVs, utibagiwe n'amakamyo. Ibirimo gukorwa ubu rero ni ugushyira ibikoresho bipima umwuka ahantu henshi no kugira ibikorwa remezo bifasha mu gusangira amakuru. Icyerekezo ni uko u Rwanda ruzagira umwuka mwiza, abaturage bafite ubuzima bwiza n'ubwikorezi butangiza ibidukikije. Ubu butumwa butangwa burasobanutse. Umwuka mwiza si ukwinezeza, ahubwo ni uburenganzira bwa buri wese. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro, naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz, naho ubutaha. Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.